ugereranyije n'umukino yari yanganyijemo n'ikipe ya Ipswich Town. Binarangira umukino utsinze ibitego 4 ku busa. Old Trafford abantu baryoheye ku mugoroba. Uko byajyagamo wabonaga ko hari ikintu gisa nkaho kitaherukaga kiri kuba kuri Old Trafford. Cyane cyane nko gufata ikipe ukayitsinda ibitego gutya kandi noneho utigeze ugira n'ibihe byo guhangayika mu mukino. Kuko biriya bihe byo nibyo abafana batinya. Abatoza abo n'abakinnyi barabimenyera, ariko abafana ibihe byo guhangayika nka bya bindi byaho ugitsinda. Mwari mwabibonye inganya n'ikipe ya Ipswich Town yageze ahibura n'ijambo. Hari ikintu kimwe uyu mugabo arimo arubaka muri Manchester United ubona dukina umupira, ariko si umupira ni uwacu mu kibuga. Iyo turi mu kibuga umupira ni uwacu. First of all iyo possession, uko kugumana umupira. Ese umupira niba tutanawufite tushaka gute duhagarara gute? Hari ikintu Manchester United yaburaga muri Eric Ten Hag, position, uburyo abakinnyi be bahagarara mu kibuga. Wabonaga ari ibintu biri nyandi twavugaga ngo performance ya Casemiro, ugasanga bashizeho Casemiro ibintu, ukumva ngo Maguire ngo yatanze ibitego, ukumva ngo Maguire ngo yatanze ibitego, kumva ngo runaka yatanze ibitego, kumva ngo byagenze gute. Nyine uko abakinnyi bahagarara mu kibuga byibuze urabona ko ari ikintu cya mbere ari marema muri squad ya Manchester United. Kuko ngiye nemera ko muri izi ekipe bafite amazina yenda kungana, yaba Liverpool, yaba za Arsenal zikurikiye, kuko ni Manchester irabanza muri iryo zina rikomeye Liverpool, Manchester, za Arsenal. Ntabwo kuri karite z'abakinnyi ifite Manchester United inganya nabo, cyo ni cyambere. Ariko aravuga ati byibuze nubwo izo karite ntaba nzinganya n'aya ma equipe akomeye, ariko byibuze hari ibyo aba bakinnyi batanga. First of all twabanza kwiga uburyo duhagarara mu kibuga igihe tudafite umupira. Turinda gute izamu ryacu, duhagarara gute, kuko biri mu byo Manchester United yaburaga. Iyo bimaze kuvaho rero igihe dufite umupira twawukoresha iki mu gihe kingana gute? Ni kuvuga ngo niba Amadi Diallo, niba Bruno Fernandes, niba Casemiro, niba Marcus Rashford afite umupira, uwo mupira agera ku izamu mu gihe kingana gute? Twawukoresha iki? Ari byo ubona niba ari n'abareba imikinire ye, ubona ko no muri exercices z'imyitozo ari byo akora. Rero bifasha iki Manchester United? Birayifasha igihe ifite umupira. Murebe umupira igihe iyo bawufite igihe batsinda igitego, ni ukuvuga ngo ni hagati byibuze y'amasegonda 11. Ni ukuvuga ngo Amadi Diallo arafashe umupira ahisaho Marcus ahindukiye mu buryo bwihuse, aho Marcus Rashford ahinduye umupira imbere y'izamu igitego. Ntago birenga amasegonda 11 cyangwa 15. So ibyo rero biri mu byo uyu mugabo ari mazana bijyanye n'imikinire yo. Yanavuze ko bizafata igihe, cyangwa se iyi formation ye y'aba defenseur batatu bizafata igihe kugira ngo iyo automatisme ize. Ariko first of all hari ikintu cyiza ubona ko kiri mu buryo bwo guhagarara, mu buryo bwo iyo batakaje umupira cyangwa se iyo bawakiriye uburyo ikintu cyihuse bahita bawukoresha. So mbona rero birimo bitanga umusaruro, ari nabyo byabafashije kuri match ya Everton, kuko Everton yagize possession inahantu umupira inshuro nyinshi, ariko biri niri by'ubusa bitewe niyo nyine positioning nuko guhagarara neza kw'abakinnyi ba Manchester United. Fwa cyane nigiye kubaza navugaga ngo Robin Amorim umutoza mushya, ntabwo aratoza imikino myinshi, ariko ku mikino yose amaze gutoza arazanamo nyine abakinnyi bashya. Wanareba nuko akoresha abakinnyi mu mukino ukabona ko nuwamura remplacement zirenze 5 yazikora. Ariko izo yakoze ku munsi w'ejo harimo nk'izimeze nko gutungurana byihuse. Ukajya kubona ukabona nka Joshua Zirkzee ayisaza muri 11 babanza mu kibuga, ariko nta nubwo aje kuri attack. Ugahita ubona yaramaze igihe yaravunitse uyu mwana Kobe Mainoo, ariko direct ahisa muzana. Nizishingiye kuki? Nizishingiye kubabona batumvisha ibyo ari gutoza, cyangwa kubo aracyabagerageza ahubwo ariko kuva yaza n'umukino wa gatatu atoje abakinnyi batarahiruka ni bane gusa. Abakinnyi batarahindura muri Napoli ni bane gusa. N'umunyezamu Onana, ni Mazraoui, ni Matteo de Ligt na Bruno Fernandes na Diallo.
oya Diarra match yanuze ntiyibanjemo ariko Fernandez yigeze kumuhindurira umwanya oya ngende vuga ndavuga muri line up yigeze kumushyira muri bari babiri bo hagati ni kuri match yanuze nyine ya Bodo kuri match ya Bodo ntago nuza Diarra yakini ntabwo yatangiye ibyo ndi kubwira nyine ni ukuvuga ngo muri izi match atamaze gutoza abakinnyi atarahindura ni abakinnyi bane gusa ni Wonana muri line up ye ni Wonana ni Mazalawi ni Mateda Delight na Bruno Fernandes bivuze ngo abo ngabo biragaragara ko ribo bakinnyi bo kubakiraho jeye babasha kuyumva hakazamo n'abandi bakinnyi bayumva ashobora kuba yakora rotation n'abandi aho barimo Amad Diallo we kapiteni Diego Daro na Marcus Rashford kuko Rashford anda muri matsinzi ibitego bitatu mu mikino ibiri ya Premier League mu gihe mikino 9 yatene hagati igitego kimwe kabisa Rashford atsinze ibitego bitatu mu mikino ibiri yanda muri mikino ya Premier League mu mikino 9 yatsinze Donatien hagati igitego kimwe abo ngabo n'abantu bumva iyo ureba rero we Amorim arimo arashaka ngo ninde wumva neza ibyo nshaka gukina impamvu Ben hano ubona ko bimaye nahise namuzanamo urabizi ko match ya mbere akoresheje Christian Eriksen yego ariko nagaragara Christian Eriksen kubera ikiri Christian Eriksen ni umukinnyi mwiza ariko ngo wakira baro akazirekura zitinze ni umukinnyi mwiza muri possession aracuma ariko we arajya gukora action arajya gukorera reflex atinze ariyo mpamvu we kandi muri arashaka ko baro itabaga baro igende rekura funga fungura niko ashaka gukina yego ibyo bintu rero ko bimayino ubwo ko agifite jeunesse byari we mu myitozo yari yabibonye ko bimworoheye ibyo byose bishingiye cyane kuba akirimo gushakisha system de jeu yarabisobanuye ko abakinyi kuyumva birasaba iminsi ni ibintu bije muri competition ntago ari ibintu bije ngo wenda agira umwanya wo kubikosora match runaka ntago bishingiye no kuvuga ngo ari utarayumva oya bishingiye kukureba neza ahubwo uzabasha kubyumva neza kurushaho kugira ngo abashe kugira gute gufinaliza amenye ngo 11 yanjye ni iyi abandi bazajya basimburana gutya kuri Joshua Zirkzee yamushyize umwanya we kuko buriya Joshua Zirkzee no muri Atalanta Bergamo nako muri Bologna ntago yari atakana ntago ari umwataka typique ahubwo yakinaga n'umwataka ari 9 n'igice ariko ni nabyo yavugaga ko we atari inyamba na atari na namba 10 kuko bameze nk'abakina kuko nabo bakinaga 3 buri defense muri Bologna none bagakina abataka babiri ariko akamera nk'ugaruka inyuma y'undi bagakina abataka babiri ari nka Lautaro Martinez nkakura urakoze utanze urugero rwiza cyane ndabo muri Lautaro Martinez ntamubona ni gutyo Joshua Zirkzee yakinaga muri Bologna ariko ukora ko ari umubiteri hakaburiye n'umujya mukira kuri umwataka mukirana akaba ari ugukorera bikagukorera gutsinda nkako Lautaro Martinez abaruka ku cyangwa ngo unuko Martinez usanga ari uyoboye ibitego kandi atari we typique yego no muri nuza Joshua Zirkzee niko yakinaga muri Bologna noneho muri nuza muri azamuka muri Bayern Munich nabwo yaje akina ku ruhande azamuka muri batoye ba Bayern Munich ngo Joshua Zirkzee ntago ari typique rero umutoza we yamuboneye right place yego ni na Joshua yinjira match rangiye nabivuze yavuga ati Amorim arimo arashyira abakinnyi mu myanya yabo arimo ati mena mbere murabanza mukaganira akaguha chance yavuze ngo yanshyize mwanya wanjye nibyo Joshua yivugiye ngo yanshyize mwanya wanjye ni santamo yego Deus iyi systeme y'umugabo witwa Robin Amorim yatsinze Everton ibitego 4 turayita defensive turayita offensive turayita arasabwa gukora iki kugira ngo tubone neza none icyerekezo cy'ibyo ashaka gukina bavuga ngo we play in direct attack systeme y'abadefenseri batatu uburyo navuga ngo bayanduje ngo defense ni systeme yo kudefanda gusa nuko bari abakinyi bo ku ruhande babiri ubundi ari bo barema ino system nibo batuma ikunda cyangwa igapfa yego umukinyi w'iburyo wo bita right wing back n'uw'ibumoso left wing back nibo batuma iyi system ikunda uburyo bari buze gukina n'ibyo bitego bibiri n'ibyo bitego bine byabonetse harimo akazi total kumwe muri bo witwa Amad Diallo kuri pressing yakoraga wabyumvishe vuba kuri n'uburyo yanasubiraga inyuma kuza gufasha Nuseri Mazara ukabona ko n'imbaraga afite na speed afite birimo birakunda cyane rero sinzi niba mwibuka ya Chelsea ya Conte
yatsindaga ibitego ikinjizwa bike. Yego. Iyo yakoraga ikinyuranyo cyane mu kwinjizwa ibitego ugasanga yinjizwa ibitego bike cyane n'ahandi yabonye kimwe, ntabwo we wakibona, yinjizwaga bike cyane. Umuntu wari uyitwaye ni Victor Moses na Marcos Alonso. Uteruye, nashaka kumugeranya na Amadi Diallo, niyo mpamvu rero nari mvuze uteruye uburyo Victor Moses yakinaga, imipira myinshi yafatiraga muri box ya opponent, niyo yajyaga kuvura inyuma wasangaga iyo muri box ya opponent ariyo myinshi kurusha iri inyuma ku ruhande rwa Cesar Azpilicueta. So ukabona ko rero iba defensive cyane iyo aba wing backs bakina cyane defensively, ikaba both iyo ari abakinnyi babasha kubalansa uburyo bataka n'uburyo badefana. So nkabona ko rero icyo bisaba gusa muri no system ni ukuba clinical, kuko imipira yabo iva inyuma yirukanka imbere vuba vuba. Iyo ni nayo mpamvu byoroheye Joshua Zirkzee gutsinda biriya bitego, yabaga ari ahantu hanyaho mu gihe cya nyacyo. Umupira urebye pressing yakoze Amadi Diallo kuri ni igitego bimenye cya kabiri cyangwa cya gatatu cyo Bruno Fernandes yasistinze Joshua Zirkzee cya kabiri, wabonaga ko we yabaze mu voma za Amadi Diallo, atangira kwiruka ajya gusaba umupira, kuko Amadi Diallo uburyo Bruno Fernandes yatanze umupira Amadi Diallo ashatse kuwukina biranga, ariko usanga Joshua Zirkzee mu mwanya wa nyawo, ahantu hanyaho umupira umugeraho aratsinda. So mbona ko ni ibintu bigomba gufata igihe, kubona ko system the more by understanding abayumva vuba the more ibitego biboneka. Nkuko ibi bitego byaherukaga 2021 Dasiri hatangiye kugaragara impamvu zo guhindura umutoza. Navuga ko ntabwo wabivuga 100% kuko Everton itameze neza n'ubuntu bwayo. Reka turebe byibuze kugeza nko mu kwezi kwa kabiri, kuko burya umutoza ubona impamvu zo guhindura iyo hari run, iyo nageze muri cya gihe nyine twavugaga ngo iyo byanze ukora ubuhe bundi buryo, kuko attention kuri izi ekipe ziri muri zihindura bifata igihe. Twibuke ko na ba Mikel Arteta baza byabasaga kubanza gukuramo abo bakinyi, kuko hano impamvu Fadi yanavugaga abakinyi ataraha umwanya, bose aracyabaha umwanya kujya arebe ninde waba uri mu bintu byanjye, ninde waba utabirimo, kugira ngo najya kujajinga kuvuga ngo uyu niwe nzagumana, uyu niwe ndeka, azaba avuga ati mfite icyo nshingiyeho. Ni Chris Eriksen namuhaye umwanya naramubonye, Bruno Fernandes namuhaye umwanya naramubonye, Amadi Diallo namuhaye umwanya naramubonye, ntaranabona n'abake. Mukanya amaze gutangaza yuko René Yoro azaba no kuri match ya Arsenal, yavuze ko ameze neza, uko yitoza, uko ameze neza, nyuma yuko no kuri Arsenal azaba afite Lisandro na Kobe Maino. Maguire yagarutse nawe yamuhaye umwanya. So mbona ubutayi ubibona bifata igihe, nkuko Deus yabivuze, bifata igihe umutoza kubanza gushyira formation mu bakinyi. Icya kabiri, abo bakinyi ni bande, kuko ushobora kuba uri kwikina uyu munsi ari Lisandro, ariko Ruben Amorim wo uri kumufasha igihe gitoya gusa, ariko afite umukinyi ateganya muri uwo mwanya uzamufasha igihe kirekire. So mbona ni umutoza ukiri muto, bizafata igihe. Yaba resultat mbi yaba inziza zizaza, bisaba kuzabanza first of all kugira iyo patience, kwihangana kunyura muri ibyo bihe. Mbona bizafata igihe, ariko kuko ntabwo dushidikanya ko atari umutoza, dushidikanya tubona n'umutoza mwiza aho yaraye, ariko muri Manchester United ntaraba umutoza mwiza. Ahubwo igigomba guhaba ni ukubanza bakemera uko kubanza kunyura muri ibyo bihe, agashakisha akareba ninde ukwiye, ninde uzahaguma, ninde uzagenda, ninde nzakinisha muri ibi bintu, ninde uzabubanzamo, ninde uzasimbura. Okay, ijatanze kuri mbere ya match ya Ipswich yaravuze ngo ntabwo mushobora guhita mubona ibintu bitangaje cyane impinduka kuri match ya Ipswich, ariko icyo mbabwiye cyo muzabona igitekerezo cy'icyo dushaka, cy'icyo nshaka kubakana. Muzabona igitekerezo hano. Ashobora kuba atarabona abakinnyi ba nyabo bari buze kujya muri icyo gitekerezo yumvikanyeho n'ubuyobozi ko bashaka gukina, ko bashaka gutwara ekipe y'abakinnyi bagomba kujyamo, ariko Nasiri yakubwiye ati bari muri competition, kandi nanone competition iyo se zirangiye bareba aho warangirije, ntabwo bareba uko wakina. Ibi bintu byo guhindaguranya abakinnyi, ndibuka match ya mbere ya Enzo Maresca yari Tosina de Rubio wari muri defense, ariko na Enzo ijambo yari rivuze. Enzo Maresca yagize kuvuga ati
ahangaha ntihazagira uzamba ahangaha ntago muzatu Manchester tumaze kumutsinda twebwe icyo tugamije tushaka kuzerekana igitekerezo twifuza mu Chelsea mu myaka iri imbere. Icyo gitekerezo rero bakiza bakunda kuvuga amajambo. Icyo gitekerezo rero muri Ruben Amorim muri imikino 3 amaze urimo urakibona akagera hakoroshyamo umutsi kubera ko nabakinyi nasanze bagomba gutanga resulta akagera abo yorohera mu bijyanye n'uburyo bwo ubwabo bameze kuko ntiyabahindura. Igihe kikazagera akajya ku isoko agashaka the right players muri system akugira ngo ikintu kigarura Atletico Madrid suko na Simeone arekuyeho gato yego